sugira ugomba kumenya future yawe. Uriya mukobwa, hari umukobwa wamubwiye ati ngenda kwemerera uzantera inda nzirerera. Yaramubwiye ati nukuri, yarabimubwiye hari, yaramubwiye ati uzantera inda wigendere nzirerera. Iyi ni Soka 21 channel igiye kuzajya ibagezaho ibyerekeranye n'umupira w'amaguru hano mu Rwanda iwacu, dore ko ijya kurisha ihera ku rugo, tukaba tuzabagira no hanze y'igihugu, tukajya mu mahanga tukabagezaho stories cyangwa udushya udukoryo tuba twabereye mu kibuga muri Ruhago ndetse no hanze yacyo. Ikindi kandi agashya tubafite icyo bise prediction cyangwa se kuraguza umutwe niko babyita mu Kinyarwanda, aho tuzajya tubaha amakipe 5 ashobora kuguhindurira ubuzima, aho yatsinda cyangwa yanganya. Byose birashoboka mu mupira w'amaguru, tukazajya byose tubibazanira hano kuri channel usanga kuri YouTube wanditse Soka 21 cyangwa Soka umubare 21. Ngenda umunyamakuru TK, nkazajya mfatanya na mugenzi wanjye Mr J. Yes TK, ni Soka 21 channel izajya ibakorera ubucukumbuzi nkuko wamaze kubibabwira. Inkuru rero iri gucaracara iri hano hanze ni ikurwamo ry'Amavubi. Abakunzi b'umupira w'amaguru w'ikipe y'igihugu y'Amavubi bakaba batari kubyumvaho kimwe, impamvu yageze muri kimwe cya kane igahita ivamo kuva yakwitabira rino rushanwa rya CHAN. Muri kimwe cya kane ngira ngo niho kure yageze ntigiharenga. Abaturage bakaba bari kwibaza bati se niye mpamvu yabituma Amavubi atarenga umutaru, atarenga inonko. Bamwe bakavuga bati ni imisifurire idahwitse, abandi bakavuga bati ni imitegurire y'ikipe y'igihugu Amavubi, abandi bakavuga bati ni ikibazo cy'umutoza, abandi bakibaza byinshi bitandukanye. Tukaba tugira ngo rero tubiganireho, tugerageze gusesengura turebe igituma Amavubi adashobora kurenga umutaro, ndetse tubabwire n'ukuntu tubyumva n'ukuntu tubibona, niba hari n'icyakorwa, niba hari n'icyakosorwa kugira ngo ikipe y'igihugu Amavubi ibashe gushimisha abakunzi bayo, dore ko hashize igihe kinini. Yanda uravuze ati ikipe y'igihugu yavuyemo iviramo muri kimwe cya kane, kandi koko ntigirenga umutari ntigiharenga, niho kure yageze. Ubwo rero icyo twavuga cyaba gikuramo Amavubi hakiri kare niki kuri uriya mukino ngiye icyo nabonyemo, nubwo abanyarwanda benshi bavuga ati nukubera imisifurire, kuko uriya mukino wari umukino u Rwanda rwahabwaga amahirwe cyane ko mu mukino cyangwa mu mikino yari yahise mu majonjora, u Rwanda ari rwo rwari rwanyuze mu itsinda rikomeye cyane. Twavuga ko itsinda ryari ry'urupfu, ariko u Rwanda rukaba rwarabyitwayemo neza ubwo rwatsindaga igihangange Maroc. Abantu bose hariya bari batangiye kuvuga ati nyaboneka iriya kipe muyitondere. Rero ikipe y'u Rwanda niba yaragize icyo bita over confidence, ariho njye mbonera ko ikipe y'u Rwanda akenshi ipfa mu mutwe. Ubibona gute? Ibura abantu bayitegura bakayitegura mu mutwe, naho hande hose haba itaye ku bakinnyi, haba umuvuduko abakinnyi barawufite, ariko ikipe y'igihugu mbona yarabuze abantu basa nkaho baba bayitegura mu mutwe. Nicyo gituma ishobora kuba yaragarakiye hari muri CHAN. Wowe urabyumva? Mu by'ukuri ikipe y'igihugu Amavubi ihagaze neza, urebye ku bakinnyi, urebye imyaka abakinnyi bafite, urebye uburyo bareshya, ubarebye fizikoma bahagaze neza. Ariko ikibazo gihari ngira ngo gipfira mu myumvire no mu mitekerereze no mu mutwe, nta bantu babategura mu mutwe. Ikindi abaturage bakomeje kwibazaho, ikipe y'igihugu Amavubi igihaguruka i Kigali yerekeza i Douala, baragize bati iyi myiteguro y'aya Mavubi turabona ishusho turi kubona, ntago turi kubona ishusho y'umupira w'amaguru, ahubwo turimo turabona ishusho y'ikindi kintu. Urashaka kuvuga se ari amakanzu bari babambitse iriya myenda bari babambitse nk'abanyamideli? Urebye ikintu abaturage bakomozagaho, baravugaga bati umwanya bafashe bajya gutekereza iyi design y'iyi myambaro, umwanya bafashe bajya kudodesha ibi bintu, turabona ibi bintu nta hantu bifitanye isano n'umupira w'amaguru, ndetse bikaba byaracicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Ababishyira ku ma status ya za WhatsApp, amakomenti bashyiragaho bavuga ati aba banyamideli tuzaba barabagarutse, abandi bati ntago bagikina umupira w'amaguru ahubwo bagiye kwamamaza imyambaro.
nawe se ushaka kunga mu rya babandi bavuze ati biriya eswime niyo yabateye umwaku cyangwa abashadibu nibo babateye umwaku, nawe uravuga ko iriya myenda kuko ishobora kuba yabaye ari mu cyabateye umwaku? iriya myenda iri mu bimwe navuga ko ari nyirabayazana wo gukurwamo kw'Amavubi. Ku giti cyanjye ahubwo nkaba mvuga nti na kimwe cya kane yaba yaragezemo yaba yarageze kure, bitewe nuko abakinnyi bakimara kumva ko hanze sosiyete nyarwanda icyo kintu yagifashe ukundi kuntu, bakinnye bashaka kwemeza abanyarwanda, ariko n'ubundi nicyo bagomba gukinira ishema ry'igihugu, bagomba kumva ko batwaye hariya ibendera ry'igihugu cyacu, bagomba kumva ko ari future yabo. Hariya haba hari abantu barambagiza abakinnyi, haba hari abantu baturutse imihanda yose baje kureba abakinnyi. Uko rero ugenda ugera kure niko nawe ugenda wiyongerera amahirwe, kandi ni nako wongerera amahirwe igihugu kiba cyaragutumye, ucyongerera kukimenyekanisha, ucyongerera n'agaciro. Rero ku mahirwe make u Rwanda ku mukino wari witezwe ko ruri butsinde, ntabwo ariko byagendekeye ikipe y'Amavubi, ikipe izi neza ikipe bari bakinnye, kuko iriya kipe yari ibakuyemo inshuro zitarenze 2. Ubusanzwe yabakuyemo mu marushanwa yo kujya mu gikombe cy'isi, ndabyibuka Ikonakiri yabatsinze ibitego 2-1. U Rwanda narwo ruza rwizeye ko igitego kimwe kubusa gihagije kugira ngo rube rwayikuramo, ariko ikipe yababereye ibamba ibatsinda ibanganya igitego 1-1. Rero impamvu mvuga ati ikipe yo mu Rwanda y'igihugu Amavubi ipfa mu mutwe cyane, habuze abantu bategura mu mutwe cyane. Ibyo bintu byose habaho umuntu ugomba kubabwira ati nyabuneka murebe iriya kipe itongera kudukora nk'ibyo yadukoze. Yes, bagombaga kureba bakavuga ati record dufitanye n'iyi kipe tugomba akagahigo kugaca, ariko ngira ngo ntago babyitwayemo neza mu by'ukuri. Ngira ngo n'abanyarwanda muri rusange nk'abakunzi b'ikipe y'igihugu Amavubi ntago twishimye. Hakaba hari ikindi kintu umutoza Vincent Mashami yakomojeho agira ati twazize imisifurire, ariko nanone ku rundi ruhande akaba yaragize amahirwe yo kuba yaragifite abakinnyi buzuye, ariko akaba nta kintu yayakoresheje. Oya, hariya ntibazarenganya umusifuzi ni iyo nkuko bavuga ngo yagenze ku Mavubi. Umusifuzi yaba ari umusifuzi yagenda ku Mavubi, ntabwo ari guha ikarita Guinea kare, kuko urabona ko Guinea yabonye ikarita hakiri kare y'umutuku. Byari bihaye avantage ikipe y'Amavubi bakinaga ari abakinnyi 11 kuba batsinze igitego kugeraho kwizera sohorwa mu kibuga. Ntabwo nemeranya n'umuntu uvuga umusifuzi ngo nuko ari umunyamaroke ngo yabonaga Maroc izagira gute. Ntabwo ari byo. U Rwanda ruracyafite byinshi byo gukosora, ariko nakantu bakosora gusa mu mutwe, cyane cyane nk'iyi kipe. Urabona ko ari ikipe y'abana bakibyiruka, urabona ko ari ikipe ifite abana banyaruka. Iyo urebye taye yasugira nahoze nkubwira, iyo urebye ba Muhajiri uriya wabatijwe HD. Yes. High definition niko bamubatije. Ubu ngubu Hakizimana Muhajiri ntakitwa Hakizimana Muhajiri, asigaye yitwa high definition. Hanyuma ikindi biriya nabonye umutoza yisobanuye yavuga ko bazize ibi nibi, biriya nibyo bita mu Kinyarwanda amatakirangoyi. Ariya ni amatakirangoyi, nibyo bita amatakirangoyi. Nuko baratashye. Urabona hari nk'ukuntu bagutuma nk'ahantu uri umuntu w'umugabo, hanyuma wagerayo bikanga. Uko byagenda kose ugomba kwisobanura nk'umuntu w'umugabo, nubwo biri muri kote negatifu, nubwo biba biri mu ruhande rw'amatwi abanyarwanda tutashakaga kumva, ariko nta kundi kuntu yagombaga kubigenza nk'umugabo. Urakoze cyane Mr. J. Amavubi aratashye, Amavubi aviriyemo muri 1/4, abantu byose batabikekaga. Hari abenshi bari bavuze ati turaprofita dusohoke, dore ko i Kigali ndetse no mu Rwanda hose bari muri lockdown. Abantu twaravugaga tugiye kongera twambara amaswime tujye hanze turwane na polisi. Ikipe y'Amavubi ariko ntiyabibashije, yatugumije mu rugo. Ibyo ngibyo birumvikana. Ubu ngubu se Amavubi urabona akakanya hakorwa iki kugira ngo ririya kosa ryabaye ryo kugarukira muri 1/4 by'amaherere, kutagera kure byibura ngo tube twagera no kuri finale? Ubona hakorwa iki Mr. J? Ikintu mbona cyakorwa ku ikipe y'igihugu Amavubi, burya umwana apfa mwiterura byose bipfira hasi,
kuko niho Amavubi ashamikiye. Ibyo tuzabigarukaho mu biganiro byacu bizakurikira, ari imitegurire yo mu maklabu hasi. Ibi byose tuzagenda tubigarukaho. Ikindi kandi tuzareba muri staff technique y'ikipe y'igihugu Amavubi. Nukuri nta batekinisiye Amavubi niyo burya hari n'igihe barenganya ngo umutoza amashami ngo ntashoboye, ariko nawe abura abantu bamugira inama, abura abantu bamubwira ati wisimbuza Kimenyi, wisimbuza Kwizera Kimenyi Yves. Wese wabonye ukuntu Kimenyi Yves asigaye angana? Urebye mbere ya lockdown ukuntu yanganaga, ukareba n'ukuntu asigaye angana ubu ngubu, ni ibintu bikabije cyane kabisa. Ngewe nari gushyiramo Bakame aho kuvuga ngo Kimenyi Yves asimbure Kwizera. Yego na Kwizera Olivier nawe nubwo yabanje kandi umuzamu mwiza, ariko hari hakwiye umuntu ureba tayi z'abakinnyi, ushinzwe imirire mu bakinnyi. Ntabwo ukuntu abazamu b'ikipe y'igihugu bangana bijyanye na tayi ya football. Wasanga ari lockdown y'iki gihe, ariko hari umuntu wari ukwiye kuzajya akurikirana ikipe y'igihugu. Reba Bakame ubundi nge numvaga ari we wahita asimbura Kwizera Olivier, kuko Bakame n'impamvu ntabwo Bakame apfa gutsindwa amakufura nkariya. Kandi ikindi Bakame icyo mushingiraho, Bakame niwe munyezamu wenyine uri mu marushanwa. Abandi ubu ngubu barasa nkaho batari gukina. Bakame na AS Kigali nibo bari mu marushanwa nyafurika. Ejo ubundi AS Kigali nayo izasohokera u Rwanda, iracyari mu marushanwa nyafurika. Numvaga rero Mashami hakenewe umuntu wamugira inama ati ibintu bimeze gutya, ntabwo ushaka gukuramo kufura nkiriya utiterura. Wenda tuzabigarukaho mu bindi biganiro byacu bizakurikira. Muri staff technique bafite ibintu byinshi bagomba gukosora. Ikindi bagomba gukosora mu mitegurire y'abakinnyi, mu bijyanye no mu mutwe, uburyo abakinnyi bagomba kubategura mu mutwe, uburyo abakinnyi bagomba kubakamo confidence, bakamo icyizere. Kuko nahoze nkurikirana ku mbuga nkoranyambaga umunsi ikipe y'igihugu yahagurukaga mu Rwanda i Kigali, wabonaga ko abakinnyi bo ubwabo bari ku mbuga nkoranyambaga baterana amagambo n'abafana. Ni ibintu bikwereka ko uwo muntu iyo agiye utazamutega umusaruro. Nibyo nakubwiraga, ikipe y'igihugu igomba gutegurwa imbere no hanze y'ikibuga. Urabyumva? Nk'ubwo ngubwo ntabwo biba bivuze ko wowe niba mwatsinzwe kubera umujinya ufite, kubera amarira warize, ujya gutukana n'abafana. Haba hakenewe umuntu uri bubwire Sugira ati Sugira ugomba kumenya future yawe. Uriya mukobwa, hari umukobwa wamubwiye ati ngenda kwemerera uzantera inda nzirerera. Yaramubwiye ati nukuri, yarabimubwiye hari, yaramubwiye ati uzantera inda wigendere nzirerera. Ubu rero wasanga nka Sugira yaravuye mu kibuga ahita ajya kureba uriya mukobwa avuga ati ibyo wanyemereye nubwo nari ndi muri Cameroon uri Kigali nara mu mutwe. Kandi burya udafite concentration mu mutwe, udafite focus, nta kintu na kimwe ushobora kugeraho. Nibyo nkubwira ati hakenewe umuntu ukurikirana bari abakinnyi, kuko nabakinnyi beza cyane. Kandi ntugire ngo ni Sugira wenyine. Hari buriya nuko uriya mukobwa ari wabishyize muri public, nuko wabishyize muri public. Ibyo nibyo twabashije kumenya. Numvishe n'abashadibu nabo, n'abashadibu nabo numvise bavuga ati nubwo ikipe y'igihugu yatsinzwe bazaze tugira icyo tubarebe. Urabyumva? Ariko tukaba tunavuga abari b'u Rwanda, come on, mureke abasore bacu batugeze kure, mureke badusubize muri CAN, mureke badusubize mu gikombe. Ikindi nanone ngira ngo nengeho umutoza agomba gukosora mu mitegurire mu mutwe y'abakinnyi. Agomba kugira ikintu bita igikabwe, agomba kugira ibyo abuza abakinnyi mbere y'uko bahaguruka. Kuko niba umukinnyi ari kwidegembya kuri za social media, arimo posting ibintu, aterana amagambo n'abantu, kandi ubizi neza ko agiye ku muhigo, ntabwo wambwira ngo mind y'uwo muntu iri focused. Niyo mpamvu Amavubi ntugire umusaruro agomba gukurikiranwa. Amavubi agomba gukurikiranwa, agakurikiranwa imbere mu kibuga, agakurikiranwa no hanze y'ikibuga uko babayeho. Amavubi tuzagera kure kuko dufite abana bakina. Wabonye abo bita ba Tuyisenge Jacques, n'umukinnyi mwiza cyane. Wabonye inyuma waramubonye uwo bita Mutsinzi, waramubonye no mwana ukina muri APR ukuntu akina inyuma. Waramubonye Sefu hagati ukuntu akina hagati neza cyane. Hariya wabonye ukuru twateye Maroc, ikipe y'Abarabu turayikubita turayijegeza, nabo bagenda batwirahira. Hariya ahantu rero ejo bundi tuzaba durana za Brazil, ariko harasabwa iki? Harasabwa imitegurire.
ya nk'uko bivuze harasabwa imitegurire, hanyuma tugira ngo dusoze icyo navuga cyakorwa hano ku ikipe y'Amavubi ni imitegurire, yaba muri staff technique, yaba ku ruhande rw'umutoza nawe akamenya ibyo agomba gukosora. Hanyuma ikindi twavuga, abakinnyi ku giti cyabo nabo bagomba kumenya yuko niba bagiye ku kazi runaka, niba bagiye ku butumwa runaka, bagiye ku mpamvu z'ikipe kandi bagiye ku mpamvu z'abanyarwanda muri rusange, bagomba kumenya icyabajyanye. Kandi ngira ngo dufite icyizere cy'uko Amavubi mu marushanwa ubutaha azayitabira kandi tukaba twabasha kugera kure. Urakoze cyane kandi tukiri ku musozo, tugera ku musozo w'iki kiganiro, tukaba twakangurira abafana gukora subscribe kuri channel yacu ni Soccer 21, bakora like ndetse na comment zirakenewe zanyu, dufashe nyabuna kubaka ikipe, dufatanye kubaka ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'umupira w'u Rwanda muri rusange. Murakoze cyane. Hanyuma abakunzi ba Soccer 21 ntimucikwe na predictions zino weekend. Icyo navuga, kuraguza umutwe bishobora kugufasha kubetinga, ubuzima bukaba bwahinduka. Iyi weekend turabagezaho predictions z'amakipe, ibyo bita sure deal, tubafashe kubetinga mukaba mwahindura ubuzima. Murakoze cyane.